neza nshuti za Danis TV kandi murakaza neza mu kiganiro cyanyu ineza ndigenda Hiro Clementine kibagezaho aho tuganira ku ngingo zubaka umutima zigatuma dutera imbere imibereho yacu ya buri munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu 5 guseka ari imbaraga zidasanzwe niyo waba uri umuntu ufite ibibazo mu mutima uremerewe cyangwa uri mu gihe cy'akarengane, nkuko guseka ni umuti n'imbaraga n'impano iva ku Mana. Bakundwa, tukiri kuvuga guseka si nk'ikintu cy'amatsiko cyangwa cy'imyidagaduro, oya, turi buvuge guseka nk'igikoresho cy'ubugingo cyagutera imbaraga zo gukomeza gucengera mu mubiri, kigakuramo agahinda, umushiha, umunaniro w'ubuzima. Reka dutangire mu rugendo rwacu. Ingingo ya mbere, guseka ni umuti w'ubuzima uruhura umutima n'ubugingo. Iyo umuntu aseka hari ibintu byinshi biba bikoreka imbere mu mubiri we, niyo ntacyo yabimenya. Abahanga mu buzima bavuga ko guseka bituma haboneka imisemburo ibiri y'ingenzi, endorphine na serotonin. Iyi misemburo ihita ituma umubiri woroherwa, umubiri ukaruhuka, ibitekerezo bihinduka byoroshye ndetse n'ubwoba bugatangira kugabanuka. Mu buryo bw'umwuka Bibiliya igira iti, umunezero w'umutima ni bwiza bw'umuntu, ariko agahinda gakomeretsa mu magufwa. Ibi tubisanga mu Migani 17:22. Ibi bisobanuro neza ko ibyishimo n'umunezero n'ubuzima, naho agahinda n'umushiha bigabanya imbaraga z'umubiri, bikaba byahumanya ubuzima bw'imbere. Nk'iyo utekereje ku rugero ruto, hari igihe uba uhura n'ibintu cyangwa cyagutera guseka, niyo waba wari ufite umunsi mubi ugasanga umutima uhise woroherwa. Niko guseka ari umuti uhise utuma ubuzima busubira ku murongo. Icyo bivuze kuri wowe, niyo waba ufite ibibazo, tegura uburyo bwo kwisekera gake. Rekeraho kwishyira mu bibazo gusa. Fata umwanya wo kureba ikintu cyagusetsa cyangwa kuvugana n'umuntu uhebuje umutima. Guseka ntibisobanura kwirengagiza ibibazo, ahubwo ibisobanuro kubyihanganamo ufite umutima woroshye. Ingingo ya 2, guseka bikumira stress ikabura aho inyura. Stress ni kimwe mu mpamvu zituma abantu benshi batangira amahoro, bakabura ibitotsi, ndetse rimwe na rimwe ikaba yagutera indwara nyinshi zifata mu mitima n'imitsi. Ariko se urabizi ko guseka ari kimwe mu bikumira stress mu buryo bwihuse kurusha ibindi byinshi? Iyo useka, umubiri wawe ukora ku rwego rwo hejuru, imitsi irambye irafunguka, amaraso agatangira gutembera neza, n'ubwonko bukakira umwuka mushya. Guseka bituma buri gice cy'umubiri kivamo ubukana bw'imitwe n'akaga n'ibitekerezo. Ibi ni kimwe naho umubyeyi yabwira umwana we ati seka sha, ntibikakurangize, kuko stress iyo iyobye ubuzima ihita igusuzuguza ubwenge, igatuma udashobora gufata icyemezo neza. Ariko se usetse nutaseka cyane ukabikora gake, umutima uca bugufi, utekereza bikaruhuka, ukabona ibintu mu buryo bushya. Icyo bitwigisha ni iki?
Bakundwa, mu gihe uremerewe jya ufata umwanya wo guseka niyo waba ubikora ku gahato. Fata akanya ko kureba videwo zisekeje kuri Danis TV cyangwa ahandi, kuko guseka si gusesagura igihe cyangwa gusesagura igihe, ni ukuringaniza ubuzima. Guseka, ingingo ya gatatu, guseka bituma utekereza neza kandi ukagira icyerekezo cyiza. Bakundwa, abantu baseka ni abantu bakunda gukora cyane, bakagira imbaraga zo gufata ibyemezo kandi bafite ubwenge bunoze mu gukemura ibibazo. Kubera iki ko guseka bituma habaho gutembera neza nk'amaraso mu bwonko, umwuka mushya winjira, ibitekerezo bikura mu mwuka mubi bikinjira mu mucyo. Inshuti, iyo umuntu useka ubwonko buratangira gukora neza. Niyo mpamvu ufite ikibazo gikomeye, hari igihe umuntu akubwira ati tekereza gato, humura, seka gake, hanyuma utekereze neza, kuko guseka bituma ubwonko bukora mu buryo. Umuntu utaseka aba ahorana umwotsi mu mutwe, ariko umuntu useka niyo ari umwana aba afite ubushobozi bwo kubona ibisubizo aho abandi babona ibibazo. Icyo bivuze kuri wowe, niba ubona ubuzima bukuzengurutse n'ibibazo, ntukareke ko umuntu wawe wiyicira ishyaka. Guseka niyo waba ubikora ku gahato, bituma ubwonko bwawe bwongererwamo ubushobozi bwo gutekereza neza. Guseka ni uburyo kwirukamo ubwoba, gutinyuka no kugira icyizere gikomeye. Ingingo ya 4, guseka ni imbaraga zihuza abantu bikagutera ubumwe n'urukundo. Hari ikintu gikomeye abantu benshi batamenya. Guseka ni ururimi mpuzamahanga. Ntiwigeze ubona umuntu uzisetsa akanga mugenzi we. Ntiwigeze ubona abantu batamenyeranye batagira kubangamirana neza kubera ko basetse ikintu kimwe. Guseka byubaka ubucuti, ihuza imiryango, ituma habaho kwizerana mu kazi, isenya imipaka y'urwikekwe, ihuza abantu mu rukundo. Mu muryango, guseka bituma habaho amahoro, mu kazi bituma habaho umwuka mwiza, mu nshuti bituma mugirana ubusabane. Ibi bakundwa, ibi kandi no mu ivugabutumwa bikoraho. Umuntu uhise umunabi ahora atinya abandi, ariko iyo umuntu afite umunezero uba ufite ishusho ibenguka y'urukundo rw'Imana. Icyo bivuze kuri wowe, tanga inyigisho nziza ku bandi binyuze mu guseka. Tangira umunsi useka niyo waba uri wenyine. Saba Imana umutima w'ibyishimo, kuko ibyishimo ni umwuka w'Imana utura mu muntu ufite amahoro. Ingingo ya 5, guseka ni ikimenyetso cy'icyizere n'umugisha uva ku Mana. Bakundwa, hari abantu benshi bashobora kugira ubuzima busharira, ariko ugasanga baraseka buri munsi. Ikibabaje si uko bahura n'ibibazo, ahubwo ni uko bamenye ibanga rikomeye. Guseka ni intambwe yo guhitamo kwiringira Imana n'iyo byose byaba nk'aho byananiranye. Guseka mu gihe cy'ikigeragezo si uguseka ibintu, ahubwo ni uguseka mu bugingo, mu kwizera, mu mahoro y'imbere yawe. Aha niho Bibiliya igira iti mwishime mu Mwami igihe cyose. Abafilipi 4:4. Impamvu niyo kwishima
bituruka ku Mana atari ibintu turonka. Ni impano iva mu Mwuka Wera igafasha umuntu kurenga ibigeragezo. Guseka rero ni ikimenyetso. Uzi ko ibihe bibi bigira iherezo. Uzi ko Imana iri kumwe nawe. Uzi ko ibihe byiza biri imbere. Uzi ko ibyiringiro byawe bitari mu bibazo ahubwo biri mu Mwami Imana. Icyo bivuze kuri wowe, niyo waba ufite ibihe bigoye, ntureke guseka. Guseka ni intsinzi, ni umurongo w'ubuzima bwawe. Guseka ni ukubwira ibibazo uti ndaruta rimwe imbere y'Imana. Umusozo w'ikiganiro, guseka si ibintu byo guseka si ibintu byo gufata nk'iby'isi nk'ibitarimo uburemere. Oya, guseka ni ikimenyetso cy'imbaraga z'imbere. Ni uburyo bwo kugaragaza ko uri urugero rwo hejuru mu mitekerereze, ko ufite icyizere, amahoro n'umutima wuje kwizera. Kuri Danis TV turabashishikariza kubaho imibereho mu munezero no mu byishimo biva ku Mana. Nubwo waba ufite ibibazo, nubwo hari ibyo uhura nabyo, ntureke umutima wawe kuzasigara wambaye agahinda. Seka kenshi, seka mu buryo bwo kubaho. Murakoze cyane kutugendera kandi murakoze gukurikirana ibiganiro byiza bya Ineza kinyura kuri Danis TV. Ndahiro Clementine. Shalom.